umuntu aguhamagara avuga ati natinze kumenya payi, hanyuma payi ni ibiki? Urakoze cyane. Abakunzi ba Africa TV ndetse n'Ihumure TV nabo turabashuhuje tubifuriza umugisha w'Imana, ndetse tunabifuriza no kugira ngo bakomeze guhaha kandi baronke cyane. Iyo uvuze rero uti nigeze kumva umuntu aguhamagara avuga ati payi ni ibiki, mu by'ukuri payi nibyo hari abaduhamagara batubaza payi ni iki, ese ubundi ko tubona bikora bite nuko. Ibi bintu byose rero iyo tubigarutseho biraza bikajya mu gisata cyangwa se bikajya mu gice cy'ubukungu. Yego. Iyo bigiye mu gice cy'ubukungu rero ni ukuvuga ngo uzasanga byose bigaruka ku bukungu, ariko noneho twebwe turibanda ku bukungu koranabuhanga. Yego. Ku bukungu koranabuhanga. Payi rero ni ifaranga koranabuhanga, iryo mu ndimi z'amahanga bakunze kwita digital currency. Rero iyi ni digital currency ihari, ikaba ifite umuryango witwa P-Network. P-Network ni uruhererekane rw'abantu bari muri uwo muryango kandi bamayininga iri faranga. Uyu munsi wa none tuvuga ubu tumaze kugira miliyoni 60 z'abanyamuryango ku isi. Miliyoni 60 urumva z'abantu bakoresha iri faranga banarimayininga, ntabwo ari abantu bakeya ku migabane itandukanye. Abantu rero ni abantu bari aho ngaho banyotewe no kugenda mu bijyanye na cryptocurrency ndetse n'imikoreshereze y'izi cryptocurrency, ariko bakajyana none mu cyo bita lobbyist utilities driven to Web3 ecosystem. Ngo twinjira muri Web3 cyangwa se Web ya gatatu, ni kuko niho isi irimo kugana. Yego. Ikindi, aba bantu bemerewe kumayininga rino faranga for free. Ubwo hari abangaba n'abandi bazagenda biyongeraho. Rero kugeza izi saha kumayininga pi biracyari cyangwa se payi biracyari ubuntu kuri mobile devices cyangwa se telefone za smartphone, kuko rimayiningwa kuri smartphone. Ikindi nuko kugeza uyu munsi wa none dufite abarenga 35 bari muri core team member global. Ngo abantu bagera kuri 35 bari muri core team, kuva kuri headquarter muri Amerika ukagera muri Asia no muri Europe, bakunze kuvuga muri Europe no muri Asia ndetse na Amerika. Ikindi wenda navuga nanone, ubwo nari mvuze ko timu ni nk'ubuyobozi bw'iyi payi, ko bimaze kugira abayobozi bagera muri 35 bahedinze ikintu bayobowe na Dr. Nicholas, ndetse n'umudamu we Fanny, Dr. Fanny nako nta not Fanny mvuze Fanny navuze undi munyarwanda. Oya ni Fanny ni umudokiteri nawe n'umudamu wa Dr. Nicholas. Ibi rero bikazaba bishingiye ku cyo bita revolution technologique, aho rero payi zaba ikoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abantu bakaba bashobora kuba bagura ibicuruzwa, bakaba bakora za KYC, bakorerwa KYC. Ara no kuvuga ngo tuvuze ngo the pie is the future of social cryptocurrency in Web3. Bivuga ngo rero ni cryptocurrency iganisha muri Web3, aho tugomba kubazaba dukoresha amafaranga koranabuhanga. Hakaba hari n'indoto rero, izo ndoto nuko byibuze muri ecosystem ndetse na online experience fueled by Pi, the world most widely distributed cryptocurrency, aho noneho byibuze abantu bazaba bashobora kuba bakoresha ya cryptocurrency, ibijyanye na fiat money bikigirayo. Aho ni mu nshamake y'iyo payi wari uvuze. Okay, ukiri aho rero benshi wenda badukurikiye nabamaze kumenya iyi payi nyirizina. Yego. Hari abadukurikiye batarayimenya, wenda bari buze gukora ubushakashatsi ku byo uvuze, ariko hari abayimenye nyirizina uyu munsi. Noneho bakavuga bati twinjira muri payi mwatwijeje ibintu mwatwijeje byabaye ibicupuri, scam. Yego.
ku buryo rimwe na rimwe wenda abantu bari kutwumva ni abanyarwanda bari hano mu Rwanda ariko n'abari hanze y'igihugu bakwiriye kutwumva bumva ibi bintu bakwiye kumenya ibyo ari byo ariko bari baravuga bati ni scam mwatubwiye GCV tujya muri payi mwatubwiraga GCV kandi mugapresiza igihe ukavuga uti ku itariki zinizi GCV zaba yayigize approved noneho dutangire kugira gute kuyikoresha abantu bakumva uburemere bw'ayo mafaranga rero abantu bagezemo barabubuze uyu munsi nujya kureba no kuri exchange urasanga iri kuri 0 n'ibice. Urakoze reka manze mvuge ngo igiciro cyari amafaranga ntago kizigera kibaho ntago kizigera kibaho kabaye ari amafaranga yo muri GCV byari bitekerezo abantu bari barimo bagira begeranya ndetse bagenda bakora ntuza ababyumva ntibumve ko mbaciye intege kuba mining ntago mbaciye intege ariko ari 330 ingahe harya ari 310 na bingahe 314 by'amadolari ntago kiriya giciro kizigera kibaho kuko ntago babampatse ibihugu bashobora kwemera yuko abantu basara abantu basara kandi ntago isi nayo ntago ikeneye gutunga abasazi gukontorora umutungo wabo byatumye bagira so rero mu magambo make iri ni faranga rizagira agaciro nibyo kandi n'ubu riragafite ugereranyije n'abantu barikoresha ariko kiriya giciro cya GCV ku muntu wumva ko azatunga payi waba ufite payi nk'eshanu ukaba wavuga ati ubuzima bwanjye bwose bubaye amateka biriya byateza inflation de la rija ahubwo ikizabaho ni ifaranga rizagira agaciro mu rwego rw'ikoranabuhanga erega hari n'andi mafaranga ari hejuru ya payi ntacyo turaza kugeraho tureba hari n'andi ari hejuru ya payi ariko GCV abantu bari buze kugutuka nyine bari buze kuntuka kuko ntavuze ibihwanye no kwifuza kwabo kandi ntabwo naza ngo mvuge ngo ntanga ibintu mu by'ukuri ejo kuko ni nacyo kibazo gihari buriya abantu benshi bamvishe kiriya giciro cya GCV bumva yuko bagiye gukira abantu rero bashaka gukira vuba ntabwo ari byo nagiye mbigarukaho ndavuga ngo niba umuntu afite ikintu akora ntagikore namara kugikora noneho ibijyanye na payi bizaza ari inyunganizi abankurikirira ahubwo reka mbabwire ngo nibumve iki ngiki bakunzi bacu kuri GCV simpakana yuko bitabayeho ndetse n'iriya consensus itabayeho ariko turabashishikariza kugira ngo ntimbarirayinge kuri GCV GCV ni ukuvuga ngo dutegereze icyo kuba timu izemeza imaze gutunganya kuko uyu ni umushinga w'igihe kinini nagiye mvuga ngo ni umushinga ushobora kurangira muri 2028 nkurikije amakuru mfite ukazaba umaze gusozwa ariko nubwo uzaba urangiye iri faranga tuzabona noneho rigize ikindi giciro cyumvikanyweho n'amareta byumvikanyweho n'ubukungu bw'isi ndetse na Banque Mondiale n'iki kigega cy'isi gikwiye kigize bashyireho igiciro ntago hazajyaho igiciro kiri fixed nta giciro kiri fixed kizajyaho buriya ni nk'uko rega n'idolari isa igiciro kiri fixed wagira ngo rifite bigenda bihindagurika bitewe n'aho isi igeze ku uyu munsi hari payi ariko ejo hazavuka n'ibindi bigenda bijyana n'aho ubukungu bw'isi bugana n'uwakoze iyi filozofi gusa ariko icyo navuga ngo abantu bafite payi zabo bagiye bazimayininga ubwo n'ubutunzi bafite kuko n'amareta yagiye abibona yatangiye gushyira icyo bita digital amategeko arengera abantu bafite digital virtual asset izo assets rero ziri digitale kurengera ubwo butunzi reka nk'urugero kuri payi reka tubifate nka YouTube uyu munsi wa none n'akazi ibyo turakyemeranyaho umuntu wese arabizi ko ari akazi iyo bikoze neza ariko abantu benshi bazi ko YouTube itanga umurengera amafaranga menshi cyane nibyo koko YouTube irayatanga ariko tubanze turebe iyaha muntu ki iyahereza umuntu wayakoreye yego urumva niba rero bya cryptocurrency nabyo ni ibintu bitazabiri stable ngo uvuye ngufite ngo iriya payi noneho ngo urabona ibyo 330 ingahe by'amadolari kuko idolari ahubwo ibi ngibi ni mu buryo bwo kugira ngo ibihugu bikomeye bishyireho izi cryptocurrency cyangwa izi crypto money
kugira ngo byibuze ubukungu bw'isi buzakomeze kuba buri regulated, kuko ibijyanye na fiat money birimo biragira aho byibuze ushobora kuba ufite izo payi uzohereza umuntu uri mu Bushinwa n'uzohereza umuntu uri muri China, nawe aguha ibyo wifuza muri korohereza rwa ruhererekane rw'amafaranga. Nufata ya mafaranga asanzwe ari lokale uyakonvatinge muri payi, numara kuyakonvatinga muri payi noneho ube wayahereza umuntu, haba ari ikintu araho mperutse kuganira n'abantu hari ku bundi wasanga ahubwira ari ryo rya faranga ryahanuwe muri Bibiliya wasanga ari ryo rya faranga ryahanuwe. Ibyo nabyo ni ibindi wenda twavuga. Pi network of course akaba ari ryo faranga ryahanuwe muri Bibiliya of course ry'ikoranabuhanga. None si ifaranga ni ifaranga usanga muri Aziya rihari, ukarisanga muri Afurika rirahari, ukarisanga i Burayi, ukarisanga muri Amerika Latine. Bavuga ngo nta gihugu ahantu henshi iri faranga urarihasanga, kandi urarisanga mu bato, urarisanga mu bakomeye, mu bantu bose. Aho rero ni ukuvuga ngo ushobora gusanga wenda ari ryo nitugera mu buhanuzi, ubwo naho hari icyo ubuhanuzi buzabivugaho, tugarutse mu buhanuzi n'ubukungu ndetse n'isi n'ikoranabuhanga. Ariko twigarukire kuri payi kuba mayininga. Congratulations, ndetse ubu turi muri second migration, migration ya kabiri. Hari n'abajya bavuga ngo kuki bidakunda. Ibi ni ibintu bakirimo kudevelopa abavandimwe. Nimwumve ko ari umushinga uzihuta, nyine ndabizi abantu bafite inzara baravuga bati no biratinze, twagombye guhita dukira vuba. Nibyo koko ni ibimenyetso biteguriza ko hari abantu bazakira. Nabo bati tuzahita tugura mu modoka, tuzahita tugura amazu. Ndibuka hari aho byageze ngo hari n'abatangiye gutegura ibibanza, harimo rwose n'abari bamaze kwishyira muri high positions zo kuvuga ngo nibo bayobozi bayoboye iki kintu. Ariko abantu bayoboraga kino kintu ubundi baje guherera hehe? Nanjye nibyo mbaza. Rero abantu ntibakihute ngo bajye